twongeye kubasuhuza tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi mbafitiye igistori, mubanguke aho muri hose ubundi mwumve kino gistori. Ni igistori kirimo isomo ridasanzwe, ni igistori kirimo byinshi uri bwumve ukavuga ati iyi si aha. N'abatindi ntagumye nicisha hirya hino, reka tujye mu gistori cy'uyu munsi. Ni umufiyemeri utashatse ko amazina ye ajya hanze. Yaduhaye igistori cye nyuma y'uko nawe yumvishije ibistori byinshi cyangwa ubuhamya bwinshi tunyuza hano ku Bistori TV. Nawe aravuga ati reka nanjye mbakubite igistori cyanjye. Yagize ati yakuriye mu muryango ukennye mu ntara y'Amajyepfo, ndetse ntago yabashije kwiga amashuri. Yagarukiye mu mwaka wa 6 wa primaire. Mu kugarukira mu mwaka wa 6 wa primaire nta kindi kintu yakoraga usibye gufasha ababyeyi be. Haciyemo nk'imyaka 5 yibera mu cyaro, akaba yari afite mushuti we amurangira akazi ko gukora mu rugo mu mujyi wa Kigali. Yaturutse mu majyepfo yerekeza mu mujyi wa Kigali, aza gukora akazi ko mu rugo, akazi bakunda kwita ngo ni akazi kaba karya rugo, nubwo wenda iyo mvugo atari sawa. Mu gukora ako kazi ntago urwo rugo babashije kumuhemba nk'uko we yabyifuzaga. Mu kutamuhemba rero yakomeje gukora kuko nta yandi mahitamo yari afite. Hakaba hari umumotari bakundaga gutuma azanye nk'ibyo kurya akabizana muri urwo rugo yakoreragamo. Muri urwo rugo rero yakoreragamo, umumotari yarazaga akahamusanga, bagasuhuzanya, akamubwira ati ibi nibyo bari bamaye ngo nkuzanire hano, akamuha ibyo bamutumye. Umumotari agasubirayo. Sasa uwo mumotari yatangiye kugenda mushukashuka, birangira amubwiye ati ese ubundi kubona uri umukobwa mwiza ntacyo ubaye, waretse nkakwijyanira mu rugo ko nta mugore ngira tukibanira. Uyu mukobwa n'ubundi utari ufite, utarahembwaga neza, byabaye ngombwa yuko ajya kwibanira n'uwo mumotari. Mu kujya kubana n'uwo mumotari batangiye kubana nk'umugabo nk'umugore. Ariko abamotari si bose, ariko abamotari benshi hari igihe gusigira amafaranga yo kurya uyu munsi ejo ntayasige. Muraza kunyihanganira, ntago ari abamotari bose, bamwe na bamwe. So yatangiye kujya musigira amafaranga uyu munsi ejo ntayasige. Muri uko kubana n'uwo mumotari byarangiye uyu mukobwa asamye inda. Akomeza kubana na motari, igihe kiragera abyara umwana w'umuhungu. Mu kumubyara, umwana agize nk'amezi 2, ugira ngo uyu mukobwa yongeye kubona motari. Motari yahise aburirwa irengero. Mu kuburirwa irengero, urumva uyu mukobwa ibintu byari bimubanye ibibazo. Uyu mukobwa nababwiye yuko atashatse kuvuga amazina ye, yatangiye gushaka ahantu yabona akazi niyo kaba ko mu rugo. Yaje kubona umumama umwe
wari ufite umwana. uwo mumama aramubwira ati ngwino unkorere. aramubwira ati se ko mfite umwana? ati nta kibazo, umwana wawe wamuzana, atari ku mwana wawe ntago yemerewe kunywa amata y'umwana wanjye, kuko nawe yari afite umwana uri nko mu myaka 2. ati nkaramuka amenye yuko amata mba nagusigiye uyahaye ku mwana wawe, amafaranga nguhemba nzajya nyakata. yari yemeye kujya amuhemba 10,000 ku kwezi. umukobwa yatangiye gukora akazi, ariko uwo mumabuja yari abonye, cyangwa se uwo mubosi we yari umubosi utoroshye. yari umubosi umutuka, umubwira nabi, umukubita. nawe kuko yari afite umwana mutoya, nta yandi mahitamo yari afite usibye gukomeza gukora ako kazi. yakoze aho ngaho ahakora nk'amezi 4, ariko uwo mubosi yamwishyuyemo ukwezi kumwe 10,000 gusa. andi aramubwira ati amata y'umwana wanjye wajyaga uyaho ku mwana wawe ibiki n'ibiki, ubwo ayo yose asagutse nayo nagukase, kandi wararaga iwanjye wagiraga gute? kandi mukuza aho ngaho ntabwo ibyo ngibyo yari yarabimubwiye by'uko kurya no kuryama biri mu mafaranga azahembwa, ariko yose yahise ayakatira hamwe. uyu mukobwa yabonye bitamworoheye. noneho aho hantu yakoreraga hari abaneiba cyangwa se abaturanyi be. muri abo baturanyi harimo ababaga mu kantu k'agashambureti, abakobwa 3 babaga mu gashambureti. ariko abo bakobwa akabona barasa neza cyane, akabona rwose barakeye. nawe nubwo yari afite umwana, ntabwo yari wa mukobwa twavuga yuko ari mubi, yari wa mukobwa udafite icyo abaye. arabegera arababaza ati ko uyu mumabuja nkorera atampemba neza, amukoreye amezi 4 amembye ukwezi kumwe, mwandangiye akazi. abakobwa baramubwira ati urashaka akazi? ati yego. ntabwo bari bamubwiye ako kazi akariko. ati urashaka akazi? ati yego. ati oke sawa. ati rero turaza kugutwara ku wundi mushuti wacu udatuye muri izi karitsiye, kugira ngo uyu mumabuja atazavuga ngo twaragutwaye. umukobwa ati sawa. umukobwa umwe muri abo yaramufashe amujyanira abandi bakobwa babaga kure y'aho ngaho. bo noneho yasanze babana ari abakobwa 4. urumva nawe yagombaga kubana nabo, nubwo bitari by'igihe kinini, kuko bamubwiye yuko amafaranga azajya akorera azabasha kujya yikodeshereza inzu we n'umwana we. umukobwa yarabyemeye. baramubwira ati ariko amafaranga uzajya ukorera ku munsi uzajya uduhaho 3. igihe utakoze, ubwo ayo ngayo uzajya uyaduha ku munsi ukurikiyeho igihe wakoze, ariko twizeye neza yuko uzajya uba wakoze. umukobwa yibaza ako kazi ariko biramucanga. bigeze mu masaha ya 10:00, umukobwa umwe yaramufashe amujyana kuri salo. aramubwira ati bakogoshe. baramwogosha, bamushyiraho udusatsi nyine tumeze ukuntu, bamutegeramo n'utuntu tw'uturungurungu. agasatsi ke gasa nk'akamera neza rwose. bavuye aho ngaho basubira mu rugo. baramubwira ati roga. bamuha ku twenda rwose ubona turobesha abagabo, nitwo bamuhaye. aratwambara. mu kutwambara ntaramenya akazi bamujyanyemo. arambara, aracya rwose fresh. abakobwa babaga bafite amavuta meza, baramuha arisiga fresheri. bamuha no ku gapafiyumu aritera. baramubwiye rero, n'ubundi amasaha yararimo aragenda afata 11:30. baramubwira ati twagiye. baragiye.
bagera ahantu hari karitsiye ubona ishyushye, ndetse iyo karitsiye yategeragamo indaya nyinshi. Uyu mukobwa baramubwiye, bageze ahantu kuri etaje imwe, hejuru hari harimo akabari, hasi hahagaze abakobwa koga. Baramubwira ati genda uhagarare hariya. Demu aragenda ahagarara nka hariya, nabo bahagarara mu bindi bice bigiye bitandukanye, nk'uko mubizi indaya zigenda zihagarara mu duce tugiye dutandukanye. Uyu mukobwa nibwo yamenye yuko yinjiye mu buraya. Yaragiye ahagarara ahantu, mu kuhahagarara abagabo bakajya baza bamucaho. Haba haje umugabo umwe aramubwira ati bimeze gute sister? Ubwo babademu bamubwiye igiciro, bari bamubwiye igiciro akwiriye kubaca. Baba barapanga. Uwo mugabo yaraje kugura, umudemu amuca ibihumbi bigera kuri 5 kari agaturu, mu gihe ibihumbi 10 kwari kwa kundi mumarana nk'amasaha 2, ariko 5 ni ya minota 30, agaturu kamwe konyine. Umugabo babarazamutse, umugabo binjira muri lodge, umugabo arishyura ndetse nawe aramwishyura, bakora ibyo bakora. Umugabo aramuhaga rwose, aramwemeza. Urumva demu yari yaramenyereye ibintu by'uburari, ariko yari yarabanyeho na motari. Ntago twavuga ngo yari babakobwa badakunda gukora ibintu, oya, nawe yari yarabikoze. Urumva umuntu wabanye n'umugabo nawe aba azi uko ibintu bikorwa. Uwo mugabo rwose nta n'iminota 5 yamaze, yarakubise aripompa pa, dema bakoreye 5. Egoko mu gukorera 5 abagarutse ku iseta, arongera arahagarara. Haba haje wa kabiri nawe papa, baragenda baracanga, abakoreye andi. Uwa gatatu araza aravuga ati ngewe ndamara nk'isaha 2, uwo ni 10 nawe baragenda A1 bakora ibyo bakora. Demu uwo munsi yakoreye ibihumbi 20. Ayo mafaranga yakoreye mwibuke, hahandi yakoraga akazi ko mu rugo bamuhembaga ibihumbi 10. Ibihumbi 10, ariko yayakoreye mu gihe kitageze no ku munsi. Ni amasaha nk'icumi yonyine niyo yakoreye ayo mafaranga. Demu aravuga ati aka kazi ko mbona karimo imitira. Demu atangira gukorera amafaranga. Urumva yaragiye yishyura babademu yagombaga kujya bahaho, buri uko yakoze akabaho 3, buri munsi akabaho 3, gutyo. Uyu mukobwa yatangiye gukorera amafaranga. Buri munsi agatahana veni, yaba yakubiswa agatahana 15, byaba byarabuye agatahana iryo 10. Abona life iraryoshye. Igera igihe nawe akodesha agashambureti ke wenyine kugira ngo azajye abana na wa mwana we w'umuhungu. Life itangira kuryoha, we n'umwana we batangira kurya barya agafiriti n'akanyama. Ubuzima butangira guhinduka. Muri ako kazi uyu mukobwa yakoraga ntago ari akazi koroshye, ariko kari kazi yashoboraga kugenda akaba yahura n'umugabo akamubwira ati mfite 3 ibiki n'ibiki. Demu yaba yakubiswa akavuga ati iki 3 n'ubundi ni iminota ingahe, ntago ntayanga, akabaragiye pa. Ariko iyo wamubwira ngo ufite 3 niyo ufite imbere n'inyuma, hari ukuntu urangiza gukora ibintu umugabo akajya muri douche. Yahitaga saki coffee, ya saki coffee yasangamo nk'ibihumbi 20 byose akahita bikuramo. Ayo ngayo akaba yakenyereyeho. Life yarakomeje, ariko hari abantu atajyaga abasha gukora ubwo bubwa bwo kwiba ayo mafaranga.
nk'aba bantu b'abasomali bano batwara ibikamyo abaki bariya ewana baba ari abakoboyi. Niyo arangije gukora ibintu ajya koga ariko akitwaza n'ipantaro ye. bo nta mikino bagiraga. Noneho hakaba ari n'indi tekinike bakoraga, kwa kundi wazanye nk'umugabo muri geto yawe, ukaba wafata mugenzi wawe akaryama hehe, akajya munsi y'igitanda. Noneho kwa kundi umugabo agiye hanze, urumva muri geto nta toilette iri mu nzu, agiye hanze bakahita basaka ya pantaro. Mu kuyisaka uwo mukobwa uyisatse babaga bahishemo hasi mu gitanda akahita asohoka. Wa mugabo yagaruka yakwisaka agasanga nta n'igiceri afite mu kofi ye. Kandi mwibuke uyu mukobwa we nta mugabo bajya gukora ibintu atabanje kumwishyura. Uyu mukobwa yatangiye rwose gukorera amafaranga, ndetse biza no kugera igihe mu nkengero, icyo gihe ibibanza byari bigihendutse, aza kugurayo akabanza k'ibihumbi 150 kari ahantu nyine ubona twakita mu gice cy'amanegeka. Ntabwo ari mu manegeka ariko ni hahantu nyine ubona hatari perfect, niyo mpamvu hari hahendutse. Ariko n'ubundi icyo gihe ibibanza nibura byari bikiri hasi cyane. Aza kuguramo akabanza, uko akorera udufaranga yubakamo akazu k'icyumba na salo, ahantu rwose ku gasantere ubona hashyushye. Uyu mukobwa ubuzima bwaragiye rwose buramuryohera pe, buramuryohera. Ariko nk'uko mubizi, bari abakobwa bakora umurimo w'uburaya ntago baba babyishimiye. Uyu mukobwa sasa umunsi umwe habe haje umunyakenya utwara bino bya rukururana. Abaramubwiye ati bimeze bite ko nshaka ko turarana. Umukobwa bamuciye angahe? Abamuciye 20,000. Musanze aho ngaho yakoreye irindi 10. Demo afata rya 10 abarihaye umwe muri ba bakobwa wamurangiye ako kazi ko kwitwa indangamirwa cyangwa se gukora uburangamirwa. Aramubwira ati iri 10 uzarimejo. Yaramwizeraga. Abafasha urugendo ajyana na wa munyakenya utwara ibi bimodoka bikururana. Baragenda munyakenya ntago yamutwaye muri lodge, ko yamubwiye ati ni ukurarana. Yamujyanye ku geto, barakomanga binjira muri iyo nzu. Muri iyo nzu mu kwinjiramo, urumva umusore umwe yaraje arafungura. Umukobwa akinjira agezemo asanga harimo wa undi wamukinguriye n'undi wari usigayemo. Ubwo harimo abasore 2 muri iyo nzu. Iki story ndagira ngo mucyumve neza. Demo ndagira ngo aravuga ati aba basore ni ibisanzwe nyine. Babagiye mu cyumba we nande na wa munyakenya. Wa munyakenya yamuriye amatura 2 meza. Ndo munyakenya yarakomeye, bari baba rwose mu bintu byo gushotorana cyangwa se gukamura gatunda cyangwa kurya gatunda toroshye. Yarashoboye kabisa. Demo yumva aratagangaye. Akira hagiye kubona wa musore yarasohotse, agiye kubona hinjiye undi musore. Demo aravuga ati none se bimeze bite ko mbona aba basore bandi nabo bashaka gufataho? Biramubwira ati se waje kurara hano uzi yuko uje mu mikino? Twavuganye kurara rero ntibivuze yuko hari agahenge nkwiriye kuguhamo. Umusore wa kabiri baraje, we noneho yaje afite za mbaraga zidasanzwe. We yaje asunika, icyo bita gusunika.
Demu wa kabiri rwose yari afite imbaraga arakubita nk'iminota nka 30, sinzi ibintu yari yanyweye. Uwa gatatu nawe abaraje papa we yaramucapye, niba ari uko we wenda amenya yari ari kumva ukuntu bahoze bamucapa, yaramucape we yamucapye nk'iminota senkani. Noneho muri uko kumucapa babandi babaga bahagaze bakinjira bakamubwira ati ariko vipi wana kutagira vuba vuba ngo natwe dukomeza akazi. Demu arababwira ati mumbabare ndabingiza. Amubwira ati ntago buracya, ijoro riracyahari, hari mu masaha 9 z'ijoro mu gicuku. Ati ijoro riracyahari. Wa wundi watangiye nawe arongera aragaruka aramucapa. Demu se warose bukeye yahavuye yatagangaye, bamwishyura amafaranga 20,000 kandi bamuriye ari batatu. Demu aragenda abibwira inshuti ze ziramubwira ziti ibi twebwe turabimenyereye, twe twarakomeye, ibyo twe twararize turihanagura, none wowe rero ibyo ngibyo uri muraza ntabwo ari n'igihe hari aho uzagera ugasanga harimo nk'abasore 6 bose bakakujya hejuru, kandi washaka gusakuza ukaba wahura n'ibibazo. Umukobwa yakomeje akazi gusa ibyo ntago yongeye guhura nabyo by'abo bantu. Yakomeje akazi rwose, ibintu bigenda neza. Ya nzu yubatse icyumba na saro abashyizeho akandi kumba. Genda yiteza imbere kuko yabaraga yuko igihe azabonera amafaranga ahagije azabivamo, ariko se yabivagamo. Ko yabonaga udufaranga nubwo yashyiraga kuri ka kazu ke, ariko nawe yihaga fresheri. Akiyambika neza, agakoresha imisatsi myiza, akarya neza, aragenda koko aratohagira, icyo bita gutohagira. Noneho urumva nk'umuntu ukora akazi k'uburaya agera igihe akagenda ava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Nk'uko ushobora kumva ngo umuntu ahembwa senkani, time ikagera agahembwa 100, ikindi gihe kikagera agahembwa 200, ikindi kigera agahembwa 300. Nawe rero uburaya yatangiye kugiramo experience. Mu kugira experience rero hari indaya yaje kumenyana nayo, yari imenyereye akazi, of course nawe yagendaga akora ama connection agiye atandukanye amenyana n'abaki. Iyo ndaya rero akajya yigurira kugira ngo imwibiri banga, kuko yaramubwiraga iti twebwe dukorera amafaranga menshi cyane. Ndetse iyo ndaya kumenye yuko yari irenze iyo yindi yo yari yaranaguze n'akamodoka. Urumva rero uyu mukobwa yatangiye kuyigiraho inshuti. Demu noneho atangira kumenya yuko hari na deal yo hehe Friday ukamanuka Kampala ukajya gukorera icyo bita ifaranga. Demu savuye mu cyiciro kibanza, ubwo yarageze mu cyiciro cya kabiri noneho cyo kujya ajya Kampala. Mwoka byaramo buri Friday bafataga bisi akamanuka bakajya Kampala. Kampala rero abagande bo batanga inote, ntago twabagereranya nk'abanyarwanda, kuko abagande ku kintu cyitwa umukobwa aba ari ikintu cy'agaciro cyane. Yego ninaha of course tubaha agaciro, ariko mu bijyanye no kugura indaya ukaba watanga amafaranga menshi, abagande rwose ni abambere muri ibyo bintu. Abaza abagande barabazi, nta mikino bagira mu bijyanye no kugura indaya. Demu atangira kujya ajya Kampala. Akajya Kampala agenda akamanuka nayo nk'ibihumbi 5 by'amanyarwanda. Kazu ke noneho aba yongeyeho n'ikindi cyumba agatera fresheri bya danje. Bashyizemo n'umuntu ugakodesha akajyamo hamo ibihumbi 30. Urumva ko life yari itangiye kuryoha. Demu atangira kujya kata Kampala buri Friday, Kampala Friday, Saturday, Sunday. Kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru
ntago yakoreraga muri Kigali. Noneho indi minsi akaba aribwo akorera muri Kigali, agatoragura yandi make make, ariko nabwo yari yarazamuye igiciro. Ituru yaguheraga 5 yari yarayigejeje ku 10. Urumva ko yari yarazamuye igiciro. None hasigaye akodesha n'ahantu heza, agera igihe noneho agura naga flat, agura intebe nziza z'amadive, tangira kwibanira n'umwana w'ahantu heza rwose mu nzu y'amakaro. None iyo nzu yarasigaye yabagamo na douche na toilette mo imbere. Urumva ko rwose imibereho yari yarahindutse, ndetse asigaye agendana n'indaya noneho zisa nkaho zihambaye, atari nka za zindi za kera bari bakimenyana. Za ndaya za kera nubwo yarasigaye noneho aziya kuri ya mipyeto. Ibintu by'imipyeto byageze igihe birahagarara. Dema akomeza ubuzima. Noneho sasa hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mu 2016 yafashe inzira yerekeza hehe? Kampala. Mu kwerekeza Kampala bajyaga mu bubari, hari ububari A1 buteye ubwoba. Icyo gihe wa mukobwa bakundaga kujyana bajyanye mu kabari bita Ange Noir. Kabari rwose ka A1 kazwi cyane, akabari gasohokeramo abantu b'abakire, gasohokeramo abantu bagafashe. Muri ako kabari mu kugeramo, of course babaga nabo bafite udufaranga bakigurira inzoga bita Taska. Uyu mukobwa rwose yakundaga Taska, ibimeze nka rufuro. Baranywa ari nako banibyinisha. Urabizi indaya zigeze mu barara ukuntu ziba zirobesha, zigirisha ukuntu zicisha hirya, zikoza hanze, zigaruka, zikoza mu bwiherero, zigaruka, kugira ngo nyine abagabo bakomeze kuzishona fresh. Noneho haje abagabo babiri. Umugabo umwe araza abwira uyu mukobwa uri kuduha igistora, aramubwira ati nkeneye yuko dutahana mu rugo. Bari Kampala. Ati ntaribi, turama ngahe? Turama 50,000. Ubwo mu mashiringi ni nk'ibihumbi hafi 200. Mashiringi hafi 200 niba ntibeshye, ariko tugaruye mu manyarwanda ni 50,000. Ati atoke sawa. Umukobwa aramubaza ati se turajya lodge? Ati oya, turajya iwanjye. Ati atoke sawa. A1. Wa mukobwa wundi ubwo nawe yamusize adiringa n'undi mugabo. Bwati ngiye mbonye wo dutahana, sawa buriya turi kumwe. Umukobwa yajyanye n'uwo mugabo, binjira mu modoka. Yari umugabo rwose ugendera mu modoka nziza rwose, za modoka z'amavewiti. Baragiye, baragenda. Dema akabona ntibagera aho bagenda. Amazi ati se ni hehe? Ati turenda kuhagera. Baragenda finally baragenda bagera ku gipangu, barinjira. Cyari igipangu mbona rwose mu bakire pe. Askara arafungura, cyangwa se security afungura igipangu, umugabo yinjizamo ya V8 ye. Umukobwa arasohoka, binjira mu nzu. Mu kwinjira mu nzu yasanze ari inzu nziza, ariko iyo nzu wabonaga nta wundi muntu ubamo. Barinjira, bajya hehe? Bajya mu cyumba. Karamubwira ati twoge. Barabanza baroga. Umukobwa abanza koga, n'umugabo nawe aroga. Baraza. Umukobwa ategereza yuko umugabo amubwira ati gahunda nyine. Reka da. Umugabo aramubwira ati rero ngwino nkwereke.
baba bagiye hehe, bava mu cyumba uwo mugabo yararagamo bajya mu kindi cyumba. Mu kujya mu kindi cyumba aragifungura binjiramo. Muri icyo cyumba kindi bari binjiyemo hari harimo firigo ebyiri, za firigo nini cyane, nini kweri, biriya firigo ziba ari nini. Umugabo afungura firigo ya mbere. Muzi ikintu uyu mukobwa yabonyemo umurambo w'umugore. Ariko uwo murambo w'umugore wari umurambo ubona wambaye imyenda, ikanzu y'umweru, ariko bitewe nuko iyo firigo yabaga ikonje, of course harimo amabarafu, iyo kanzu y'umweru nayo yabaga itose ukuntu. Umukobwa arikanga. Mu kwikanga aba arahindukiye, amubwira ati ataye ibintu ni ibiki. Umugabo yari yaje akenyeye isume, ariko kwa kundi yikoze inyuma mu isuma bakuyemo pisto, kumbe yari afitemo pisto. Ahita ayisharije, aramubwira ati wibeshye wongere gusakuza hano wigirisha ubwoba. Umukobwa ubwoba buramwica. Nta kindi kintu cyabaye, yaramubwiye ati ubu uramubonye. Abafunguye na firigo ya kabiri. Indi firigo noneho yari irimo umugabo wambaye kositime, nabyo bitewe na barafu n'iki za kositime zari zitose. Ariko uwo mugabo ubona rwose yambaye kositime, rwose yambaye na karuvati ifunzemo neza, nawe ari muri iyo firigo. Umukobwa akibona uwo mugabo abavuze ngo Yesu we, umugabo yamukubise urushyi, aramubwira ati hani wanjye nta muntu ujya wivugisha ibyo bintu ngo bya Yesu Yesu, niwongera ndahita nkurasa. Umukobwa abona yuko ibintu bitoroshye, aramubwira ati ibyo bintu bivugisha Yesu Yesu uzana munyatsi hano ntago turi bwumvikane. Umukobwa aramubaza ati se kuri kunyereka iyi mirambo bimeze gute? Mu bwoba bwinshi, urumva umuntu wumvisha afite pisto, noneho pisto uyikokinga ko kukumva ko imbunda burya bari imbunda. Umukobwa abona yuko aho hantu yaje no kuhasohoka biri bube ikibazo. Umukobwa aramubaza ati iyi mirambo vipi kuyinyereka? Umugabo aramubwira ati turahera kuri uyu murambo w'umugore. Ntabwo yamenye iyo mirambo ngo ni bandi, byo ntabwo wari kubaza ngo iyi mirambo bimeze bite. Oya, turahera kuri uyu mugore. Muri icyo cyumba hari ahantu bogera, of course bogera muri dushe, ariko dushe nyine zo mu bakire nkuko ziba zimeze murazizi. Gati urabona hariya, fata uyu mugore umwamburiye ikanzu, abanza kumwereka akantu kameze nk'agakeka, abanza kumwambura ikanzu, ubundi ugenda umwoze. Kandi muri firigo ntago uwo mugabo yagombaga kumufasha kumukuramo, hoya n'uyu mukobwa wagombaga gukuramo uwo murambo wa mbere. Kandi umurambo muzi ukuntu uburemereye, anaraterura umurambo ugiye kwitura hasi. Umugabo ati ndakurasa wowe, uwo murambo utware wigengesereye, kuko nuramuka ukubise hasi isasu ndaricisha mu mutwe. Mwuka byaramo umukobwa arihanyanyaza, aterura umurambo uremere, arawuterura aragenda urambika kuri ka gakeka, ngati urambike witonze, uwo murambo ufate nk'amata y'abashyitsi, ureka ibintu byo gukina. Awukuramo imyenda, arongera arawuterura, awujyana hehe? Awujyana hariya muri dushe bogera, atangira kuwoza. Umugabo aba arasohotse, aragenda arawoza. Umugabo araza ati wawogeje neza? Ati yego nawogeje neza. Ati se ko mbona utawunogeje?
usubiremo. Nongera arawoza. Umugabo aramubwira ati se mu myanya y'ibanga wahogeje? Urabizi umuntu wapfuye kugira ngo uzamurambure biba ari danje. Akarwana no kugira ngo nibura awoze, ariko ntabwo byari ibintu byoroshye. Arawoza. Umugabo ubwo uko yabaga woza niko yahitaga akagenda akagaruka. Aragaruka aramubwira ati uwo murambo noneho sasa woze n'inzara neza, n'inzara nazo arazoza akajya kuramo imyanda, ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Amuhereza na twa tuntu dukurugutura amatwi, umurambo arawukurugutura. Umugabo aramubwira ati imisatsi ye ndabona imeze nabi, yisuke utuntu tumeze nk'utu arya batwita utunwere uduki, usuke nyine ubona ufite fresher. Uyu mukobwa nta nubwo yarazi gusuka, ariko yabyize uwo munsi arwana no gusuka utwo tuntu nibura. Sinzi uko babyita ibintu byo gusuka abagore, I don't know very well, ntabyo nzi neza, ariko yamubwiye gusuka utuntu nyine tumeze ukuntu. Arwana natwo. Kandi mwibuke bari bahageze saa 8 z'ijoro. Kandi uwo murambo kuwoza byonyine yari nk'amasaha 2, no kuwuterura no kugenda wimura ugarura n'iki, kuko yawutwaraga gake yitonze. Umukobwa asuka ki, akora twa dusuko tworoheje two mu mutwe. Umurambo arawukurura ujyana he kuri kagakeka awuryamishaho. Umugabo amuzanira amavuta, ya mavuta bakire bisiga, aramubwira ati usige. Arawusiga, awuha fresheri. Nibuke hari imyenda yawusanzemo, yawambuye. Umugabo aragenda azana indi kanzu nziza, za kanzu z'abakire. Gati wambika iyi kanzu. Aba wambitse ikanzu, arawukesha rwose. Umugabo aramubwira ati genda woze iriya frigo wamukuyemo. Umukobwa aragenda yoza frigo neza rwose, anayiha fresheri. Umugabo aramubwira ati usubizemo uterekemo neza, utware neza, dore umaje kuwuha fresheri, dore wambitse imyenda myiza. Ibintu byo gukina ushaka gutuma wandura ntabwo turi bubyumvikaneho. Arawuterura, aragenda awushyira muri ya frigo. Basi umurambo wa mbere uba urarangiye. Umurambo wa mbere mu kurangira, umugabo aragenda yikoza mu nzu. Hagaze aho yikojeje, abamuzaniye ibiryo by'abagande murabizi, aba ari umunyigi w'amatoki. Amuzanira n'ibinyobwa, ubunyobwa amuzanira n'icyayi. Aramubwira ati dore ukoze akazi kanini, kandi ntago akazi kararangira, turacyafite akazi, banza urye kugira ngo uticwa n'inzara. Urumva demu, iyo nzu noneho yari yubatse uburyo hari ibyumba bimwe na bimwe, cyane icyo cyumba yabikagamo umurambo, nta dirishya cyagiraga. Ntago wamenyaga ngo ni ninjoro cyangwa ni ryari. Iyo nzu yari inzu yubatse ukuntu kurya utarebaga hanze. Umukobwa se no kurya ibyo biryo, urumva kurya ibiryo koko umashije koza umurambo ari ibintu byoroshye? Irya arongera imbunda, aramubwira ati ndakumena umutwe. Ubwo demu wenda yarazi ngo umugabo yamuzaniye gukora bya bindi basanzwe bakora byabo byo kwirira gatunda. Kumba umugabo ntabwo yari yamuguze nk'indaya, ahubwo yari afite icyo yamuzaniye. Aranamubwira ati ngewe rwose ntago nashobora no kuryamana nawe, icyo nakuzaniye ni iki ngiki. Umukobwa arya bya biryo, ariko akabirya n'isesemi n'iki, yumva agiye no kuruka. Ariko umugabo irya arabirya bisomeza na cyayi paka igihe byarangiriye. Nabwo yashatse kubisigaza, aramubwira ati bimareho, ntago hano tujya dusigaza ibiryo. Ararya yumva agiye kuruka. Ati wibeshye ubiruke, ntago turi
nubiruka urahura n'ibibazo. Akajya bimira arangiza kurya. Umugabo aramubwira ati rero time irageze, tugiye ku gikorwa cya kabiri cyatuzanye. Ati uriya mugabo nawe mukorere nk'ibyo wakoreye uriya. Nawe aramuterura ariko ntago yamushize kuri ka gakeka. Umugabo yazanye akandi gakeka kandi araterura, noneho umugabo we yararemereye ko ari umugabo muremure rwose ubona murambo umupfu wapfuye koko yarariye. Araterura noneho kubera ukuntu we yararemereye yabaye nk'ujya kumutura hasi nyanyaza, ariko n'ubundi yari yamukojeje hasi ariko ntago yamukubise hasi bimwe bita ngo ni ari kudumbura cyangwa kureka umuntu akagwa hasi nk'igitoya. Yaguye ariko aramugwana mu kumugwana umugabo aramubwira ati wagicucu gisha gutyo uramuzi. Aranyanyeza terura mushyira ku mukeka, mu kumushyira ku mukeka umugabo aramucapa ibishi. Iyo ni ibishi byadanje aramucapa. Twana ukuntu wari umutuye hasi, iyo wibeshye ukamudumbura hasi. Niba bavuga kudumbura, niba bakora ikisinzi, niba bavuga ikisinzi, wari kwita nkurasa. Uyu muntu woze ukuntu ari uw'agaciro. Umukobwa amukuramo ya kositime, amukuramo agakaruvati gake gake kugira ngo atamunigagura. Abamuhagarara kugira gake witonze, amukuramo kositime. Aramwambura, abarateruye agenda ewana gake. Noneho yaravuze ati no wibeshye umukoze hasi. Amujyana hehe? Muri douche. Aramwoza, muha fresheri ibiki n'ibiki. Urumva umugabo we ntago ari nka byandi bya makeup z'abagore n'iki. We yaramwogeje. Umugabo ati urabona akeye. Arongera aramwoza. Arangiza kumwoza aramuterura amujyana hehe? Kumukeka. Mu kumujyana kumukeka umugabo yazanye ishuka. Aramubwira ati rero uyu murambo w'umugabo uterure uwujyane hehe? Hari ikindi cyumba yari afite nacyo ubona idirishya ryacyo utapfa kureba hanze ko yabaga yashyizeho ya marido yijimye. Ubwo umukobwa we yabonaga hijimye gusa itara ryaka. Araterura, noneho distance yo kuva muri icyo cyumba ujya muri icyo kindi hari harimo urugendo bitandukanye na hariya yateruraga ajyana hehe? Ajyana muri dusha. Aho noneho yaraterara noneho ko yavuze ati numutura hasi isasu riraca mu mutwe. Terura aramujyana amugeza mu kindi cyumba. Ikindi cyumba yamugejejemo cyari icyumba gifite fresheri, gifite amashuka ya mashuka basa umweru dede. Aramubwira ati terure. Aragenda awuryamisha hehe? Awuryamisha ku gitanda. Umugabo amuzanira andi mavuta atandukanye na yandi yasigaga umugore. Ubwo yamuzaniye amavuta y'abagabo. Aramusiga fresheri ibiki n'ibiki. Urumva yaragaramye, aryamye agaramye. Umugabo aramubwira ati aha urangije kuwusiga rero. Ati sasa nicyo gihe uwushimishe. Umugabo ati se ngushimishe gute? Sori umukobwa ati ngushimishe gute? Umugabo atari kuri igicucu yobewe ko abantu bashimisha abagabo. Umugabo aramubwira ati yambura iyo sume nawe. Ariyambura. Yisiga iki? Amuha amavuta yisiga. Umubiri wose yitotobetse. Abagiye hejuru ya wa mugabo. Akajya mwisiritaho ibiki n'ibiki. Urumva umurambo nta kuntu wawushimisha kuko ntago uba ukibasha guhaguruka nk'umuntu usanzwe. Ariko nyine yawugiye akajya wigaraguraho wawusiga awisiritaho. Story bibu kwinshi iki story ngewe n'ubu ngubu ndumva ubwoba bwanyishe. Arangije
umugabo aravuga ati tugende dusubire kuwoza, dore murangije gukora ibintu wawanduje, genda usubire arongera arawuterura awujyana muri dushe arawoza, awohereza fresheri. Umugabo abazanye kositime nshyashya, za kositime ewa amafaranga ziba zigura ziba zihenze z'abakire, ya kositimu ushobora no kugura $1,000 kuko n'ikanzu yari yambitse wa mugore yari yamakanzu y'abakire kweri. Arongera usiga neza fresheri biki n'ibiki, awambika boxer, wibaza umurambo bambikaga boxer, na wa undi w'umugore nawe yawambitse ikariso, awambika boxer, awambika n'agasengeri, sengeri nziza ubona nshyashya, awambika na ya costume, ishati y'umweru, then ashyiraho costume, amuzanira na karuvati ubona nshyashya rwose itarambarwa. Karuvati yo noneho yayikuye no mu dushashi twaye ibipfunyitsemo. Gati ko ntazi gufunga karuvati, aturayifunga biramunanira, arwana no kuyifunga. Umugabo nicyo kintu yamufashije, umugabo yamufashije gufunga karuvati byonyine. Aramubwira ati iriya firigo genda ubanze uyoze kugira ngo ajyemo harimo fresheri. Firigo arayoza, mu kuyoza aterura wa murambo nawo aba awushyizemo. Ibyo bintu byatwaye time kabisa. Arangije kuwoza, umugabo aramubwira ati se kurangije koza iriya mirambo ugira ngo akazi kari karangiye? Ya mashuka mu majije gukoreraho ibintu biteye isoni, genda uyazana. Aragenda arayazana, byati yafura ati sura yansigira wayasanze asa kuriya. Arayafura, mu kuyafura abakire nyine murabizi baba bafite ukuntu banika ibintu byabo, azana andi mashuka meza afite fresheri. Ati sasa buraburiri, arongera sasa bwaburiri yaryamishemo wa murambo w'umugabo. Umukobwa, umugabo aramubwira ati genda nawe woga roga bike wana fresheri zatanje. Ndetse noneho umugabo amuzanira ikanzu nziza, aramubwira ati ambari ikanzu nawe sha, kanzu rwose yatanje. Arayambara, akora amasuku aho hantu n'iki, mbese inzu ayisubiza fresheri za danje. Yasanze ari inzu umugabo ugira isuku kweri, ayiha fresheri. Mu kuyiha fresheri noneho ariko ya mirambo urumva arangije kuyitunganya n'iki, baracyari muri cya cyumba. Sasa time ibirageze yo gusohoka muri icyo cyumba. Umugabo aramubwira ati winjiye ureba imbere, nk'uko umuntu wese iyo yinjira mu cyumba agenda areba imbere. Ati mu gusohoka urasohoka ureba inyuma. Yasohotse areba inyuma, umugabo ariko amukurikiye. Noneho bageze ku muryango w'icyo cyumba ariko batarasohoka nyirizina, umugabo aramubwira ati bwira bariya abantu majije koza ibi bintu bikurikira, babwire ngo mwakoze kunyemerera bashobuja banjye na bamabuja banjye beza, nkabasha kuboza, nkabasiga utuvuta, ubundi rwose nkatuma munezerwa. Mwakoze cyane, ndabashimiye. Noneho kandi ntago ari icyo ngicyo gusa yakoze. Umugabo aramubwira ati ngaho bapepera ubabwira ati mugire ibihe byiza ba databuja banjye, ba mabuja banjye. Umukobwa asubiramo ibyo asubiyemo. Umukobwa of course nawe yari yambaye fresheri n'iki n'utuvuta yisize. Umugabo aramubwira ati sohoka mu nzu utarebi. Urumva yasohotse asubira inyuma, umugabo amuherekeje subira inyuma paka igihe bagereye ku rugi rwo kuri saro, barasohoka. No mu gusohoka agenda asohoka asubira inyuma, umugabo amukurikiye paka igihe yagereye mu modoka arinjira, n'imodoka nayo bayiteresha rivansi. Umugabo yinjira mu modoka, arayicana ayiteresha rivansi. Askari cya sekirite afungura urugi
barayisohora. Sasa wumve kuntu ibintu bitangaje, zibahageze saa 8 zo mu rukerera rwo hari ku munsi wa gatanu. Umukobwa basohotsemo bwije nanone, ariko of course umukobwa fone ye yari ijimije, ko bajya no kwinjira mbere muri iyo nzu fone yari ijimije. Barasohoka, umugabo atwara imodoka aramujyana. Hari ahantu bageze hameze nk'ahari ikiraro, nkakuri wenda twavuga kuri Nyabarongo kuri ahameze, ariko nta kagezi gatoya, naho ngaho yamuhagaritse, ariko nta n'inyoni nta n'umuntu uhari rwose, nta n'umuntu uhari. Umukobwa urumva telefone n'ubwoba n'iki n'ibiki, yumvaga umutima ugiye kumuvamo. Umugabo yari yamwemereye ibihumbi bingahe senkani, aba amuhaye ibindi bihumbi senkani, ni ukuvuga ngo yamuhaye ibihumbi 100 muri rusange, ariko akaba ari bya bihumbi 50 yamuhaye bagiye guhaguruka, amuha n'ibindi bihumbi senkani. Baramubwira ati genda, ariko ibyo wabonesheje amaso yawe, ibyo wabonye uzaramuka ugize umuntu bibwira, uzahita upfa cyangwa uzahura n'ibibazo. Umukobwa abatangiye kugenda n'amaguru, yamusize ahantu rwose ubona hameze ahantu hameze nko mu rushangashanga ari akagezi, ariko ari kuri kaburimbo. Aragenda, agiye kubona abona neza butangiye gutandukana, bivuze yuko n'ubundi iryo joro naryo ryendaga gucya. Bigaragara ko bavuye mu rugo bwenda gucya, kuko yagiye kubona saa 11 akazuba gatangiye gusosoka, ndetse n'abantu bari kujya guhinga. Abaragiye abona umugore umwe uje guhinga, aramuhaza ati se ahantu turi ni hehe? Numva nk'umuntu wavuye mu bangiyo za Kampala ntago abahazi. Amubwira ati hano nyine n'umuhanda ujya Kampala hana. Ati atoke. Demu ntiyarazi n'icyerekezo arimo. Hari imodoka yaje, ahisaba lift, imodoka iramutwara imugeza Kampala. Kagafone kacanye rekada. Biba ngombwa yuko ajya kuyicaginga, ajya ahantu twakwita nk'ari aba DJ nyine, hari akantu k'aka videoteke. Hari muri Uganda ibintu byo gucuruza amafilime kuri CD n'ibiki biracyariyo cyane, bitandukanye n'inaha. Ajya ku ka videoteke, abacaginze ya telefone, arayicaginga, hamaje kujyamo umuriro. Abahamagaye wa mucuti we aramubaza ati uzi ko nari ngiye gusubira i Kigali ntakubonye, bimeze gute? Uzi ko nari nzi uko bakwishe? Umukobwa ati wapi nyine amafaranga yarayongeje ibiki n'ibiki. Yanga kumubwira iki ibanga. Agiye guhura wa mukobwa yamubwiye ahari, nawe yari yararanye n'umugabo. Urumva wa mukobwa nawe yararanye n'umugabo ku wa gatanu, no ku wa gatandatu yasubiye gushaka undi mugabo, ubwo bwari bukeye. Bahurira ahantu mu karesitora, barya imyaka ibiki n'ibiki. Basi mu kurya imyaka, uyu mukobwa wese amubwira ati ngewe rero nsubiye i Kigali. Umukobwa ubwoba bwari bwamwishe, ndetse yari yazinutswe ikintu cyitwa gukora uburaya. Nsubiye i Kigali. Umukobwa ati kandi ku cyumweru nawe uzi yuko haba hari ifaranga? Ati reka ayo nkoreye arahagije. Umukobwa ajya muri gare, atega bisi imugarura i Kigali. Mu kugaruka i Kigali yaje atekereza ibintu byamubayeho, ukuntu ari ibintu bidasanzwe. Yaje ubwoba bwenda kumwica, agaruka i Kigali. Mu kugaruka i Kigali yahise abwira wa muntu wakodesheje ka kazu kati, n'ubundi uwo muntu wakodesha akazu ke yendaga kumwishyura ukundi kwezi, aramubwira ati kuri kwezi ntuzakunyishyura, haburagaho nk'iminsi 5 inzu yanjye ndayishaka. Umukobwa ntago yongeye gusubira mu buraya,
abagiye hehe? Abagiye muri ako kazu ke mu nkengero kari mu gasantere, ajya kwiberamo n'umwana we. Ava muri ya nzu yakodeshaga, afata n'amateleviziyo n'ibiki byose, yimukira muri ka kazu. Mu dufaranga yari afite atangira kujya yicururiza ibitoki n'ibirayi n'amakara, kubera ko n'ubundi iyo nzu yari afite akandi kantu ameze nk'uwazamuye, ariko yari atarakarangiza, ariko yaragasakaye. Niko yagize sitoke y'amakara n'ibitoki n'ibyo birayi. Hari ahantu ku gasantere heza, atangira kujya yicururiza ibyo bintu, ariko neza neza yajya atekereza ibintu byamubayeho, akumva ubwoba burenda kumwica. Mwoka byaramo, iyi si ihishe byinshi. Sasa dore akora ishyano, abwire neighbor we ibyamubayeho, agira ngo wenda byararangiye. Mu kumubwira ibyamubayeho, umukobwa yagiye kuryama nijoro, amaje kuryamisha umwana we, agiye kuryama nijoro mu cyumba cye. Iryo joro ntabwo yasinze, hari ibintu byaraye bimutera bimuhondagura, ariko yareba neza akabona ni wa murambo w'umugabo yozaga, akabona ni wo uri kumutera umucapa. Ngo wavugaga ibiki wowe, ibintu wabonye ntabwo twakubwiye yuko udakwiriye kubivuga, wa gicucu. Papa yaramucapye. Ewa, guhera uwo munsi avuga ibyo bintu, yamaze nk'ukwezi kose arara bimucapa bya danje, bimucapa pe, ku buryo ku manywa atagiraga agashaka umwana umucururiza za boro bya bintu bye kugira, kuko we ntabwo yabashaga gukora, bikamucapa ntabwo byatumaga asinzira. Kwa garavuga ati bya bintu uko ari danje. Yaje gutangira kujya mu nsengero zigiye zitandukanye. Ari umupasiteri umwe utaramenyekana, umupasiteri utazwi, yaramusengeye, ibyo bintu bibasha guhagarara, kongera kumutera. Akomeza ubuzima, ariko atinya kubivuga cyangwa se kubibwira bacuti be. Babashuti be bakamubaza ati se bimeze bite kutakiza gukora? Ati reka reka, atako kazi narakabarekeye. Koga akamubaza ati ariko byagenze gute kuva aho waviriye muri Uganda? Na wa mugenzi we bajyaga bakunda kujyana, akamubwira ati bimeze gute, byagenze gute? Nibwo rero yaje kubicaza, abaha story zose uko byamugendekeye. Arababwira ati kuva nahura n'ibyo bintu nahise nzinukwa ikintu cyitwa uburaya. Abakobwa baramubwira ati ibyo kasitari we wahuye nabyo, twe ntabyo turahura nabyo. Aka kazi buryo habamo amafaranga, ntabwo twebwe dushobora kukareka. Umukobwa arababwira ati okay, nta nuko nguko nyine mukomeze mukora akazi, njyewe nakuyemo akazu kanjye nibaniramo n'umwana wanjye, ntago nkodesha. Bademu baramubwira ati wowe wakuyemo inzu, twe ntacyo turakura, mureka natwe tubanze dukuremo inzu. Demu nuko nguko yaretse uburaya, ndetse ubo aka kanya asigaye yararokotse, yarakiriye agakiza. Agenda avuga ubwo butumwa ahantu hagiye hatandukanye, kugira ngo nibura abantu babashe kwakira agakiza, ndetse ari umwe mu bantu bakunda kugira inama izindi ndaya, akazibwira ubwo buhamya kugira ngo zibashe kwakira agakiza. Iki gisore rero rakidusangije kugira ngo nibura umuntu uzumva ubu buhamya wese nawe azabashe kumenya yuko iyi si haba harimo ibintu byinshi. We yahuye n'icyo ngicyo, hari indaya ngenzi ze zo zinabipfiramo, zikaburiramo ubuzima, cyangwa se zigahura n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Iki gisore kirimo isomo rikomeye cyane, kirimo byinshi wakwiga ukamenya ati tiburya bimeze gutya. N'igistori nabagejejeho n'ubundi kibanziriza iki ngiki, nacyo abatarakirumvishe kibanziriza iki ngiki, cyase ndaza kugipininga kugira ngo nacyo umuntu utaracyumvishije nawe acyumve, kuko nacyo kirimo isomo ridasanzwe. Turabashimira cyane rero, dushimira n'uyu mumama utashatse ko amazina yajya hanze, uduhaye ubu buhamya buri muri no somo rikomeye cyane. Nyagasani ushobora byose akomeze amurinde, ndetse akomeze ahirwe mu byo akora byose,
nubwo atakibona amafaranga nka mbere, ariko ubu ngubu dukeya abona yumva tumunyuze, ndetse burya dukeya turimo Imana, turimo guhimbaza, turimo gusenga, turimo gushimira, tuba dushobora kuguha amahoro kurusha ba bandi bakorera menshi ariko badafite Imana cyangwa se batakiriye agakiza. Muba mutandukanye cyane. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo ushobora kuba utunze buri kintu icyo ari cyo cyose, utunze ubukungu, ufite iki, ufite amamodoka, ufite amazu, ariko byose ntacyo bimaze. Ushobora kuba ubifite ariko udafite agakiza, cyangwa se utarumvishe Kristo, ugasanga uhuye n'ibibazo. So rero abantu baba mu Mana baba bafite uburyo babayeho bwiza kurusha ba bandi batabaho bazi Imana. Barabibereye mu byaha, bahora bahangayitse, ndetse bya byaha bihora bituma batagira umunezero mu buryo bwose baba babayemo. Baba bafite amafaranga, baba bafite ibya mirenge, ariko ntibaba banezerewe kurusha umuntu ubaho warakiriye Kristo, akabaho ahimbaza Imana. Turamushimira cyane. Iki gistori nanjye kinkoza ahantu, kinyigishije byinshi, kinyeretse yuko ibibera hano hanze biba bitoroshye. Rero reka mbwira abantu bose batarakora subscribe ko barimo gucikwa, ko barimo sinzi ukuntu nabibabwira, barimo baracikwa. Noneho ibisitora abantu bari kutwoherereza byo nimbibaha muraza kuvuga muti ni ibiki. Hano ku Bistori TV tuba turi kwiga, tuba turi gusobanukirwa, tuba turi kumenya ibyo abantu bacamo, wowe ukaba utarabicamo ariko ukabuzi yuko bidahari. Oya, ushobora kubuzi yuko uzi ibintu ariko hari byinshi utaramenya. Hano ku Bistori TV rero haba hahishwe byinshi, ni ibyahishwe. Umuntu rero wumva Bistori TV aba abashije guhishurirwa, kumenya ati iyi si ni ibiki bibera inyuma ya marido. Nawe uramutse ushaka kuduha igistori cyawe, ushobora kutwandikira kuri nimero iba no kuri WhatsApp 0783338682, ubundi igistori cyawe tukagisangiza isi. Hari igistori cyawe ushobora gusanga gishobora kuba cyakiza umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kuba baherereye kuri iyi si ya Nyagasani. Dore ko abantu bumva Ikinyarwanda ari benshi, Abarundi ndanabashimira cyane, abakunzi bacu baba i Burundi, nkashimira cyane abanyarwanda bose muri rusange, ndetse nkashimira n'abanyarwanda baba muri diaspora, aba diaspora intouchable muri Amerika, i Burayi, Aziya, Australia, Zambia, Mozambique, South Africa, Nigeria, China, Bwongereza, Bufaransa, hose turabashimira cyane. Ndetse hari n'abanyamurenge nabo bumva Ikinyarwanda, n'abafumbira, abantu bose, ndetse n'abantu babashije kwiga Ikinyarwanda bakakimenya. Mwese turabashimiye cyane. Nyagasani akomeze he imigisha myinshi mu byo mukora byose. Reka tubonane ubutaha. Muhorana na Bukarifu. Bye bye.